sibyo Imana ishimwe ku bwa Yesu waduhinikira ubwenge buva ku Mana adumikira gukiranuka adumikira gucungurwa ndetse no kwezwa ngo kwari kugira ngo uwirata wese yirata Uwiteka. Iyo muzavuga ati ngewe narayasenze Mana nawe ubibone oya uwirata wese yirata iki Uwiteka. Niyo mpamvu byatumye agakiza Imana yatanze ariyo ibitangiriro ryako ikaba niko birivuga mu Heburayo ngo Kristo niwe banze ryo kwizera ngo kandi akaba ari ugusohoza rwose. Ndikumvikana neza? Navuze rero ngo nta kintu cy'umuntu na kimwe Imana yigeze ishaka. Yashyizeho umukozi wayo w'umuhanga witwa nde? Yesu akora ugushaka kwayo, hanyuma Imana iravuga ati uzemera ibyo yakoze nzabimwandikaho. No kubimwandikaho gusa. Sibyo? Nuko waza hano kwa Inosa akabwira ati tujye guhera ino nzu. Mukajya kwa noteri akazana ibyangombwa by'ubutaka. Bose tarajya witwa nde? Je nitwa Emile. Ati uwo ni Abraham. Sibyo? Akabwira noteri ati inzu ni yanjye dore nyanditseho. Nashaka kuyiha Abraham. Urabyemera kuyimwanda? Yemera ndayimuhereza. Bagafatira ngamuntu neza ya Abraham bakareba neza amazina. Nimero ziranga muntu. Bakandikura amazina y'uriya bakandikaho uriya tahananzagira ako kanje bikimara uriya atahananzu agifite inzu yanditse kuri nde. Ikibazo abantu byumva bi nyine Yesu akamurye neza Imana igafata gukenuka kwa Yesu neza kose umwaka bayikagira gute ikakuma nka kujyana. Kubera ko umuntu ari mubi yumva nawe nta muntu yagirira ineza ingana gutyo neza nkabitungane nde ariko impamvu byumva gutyo no kuri mubi uri mubi nta n'ikiza wumva wagirira undi muntu. Ariko Yesu yaravuze ati ngiye kwiyambura ubutungane bwanjye bwose mbuguhereza ube ubundi wigendere nanjye nambare kugira abwiyambuye weza hinduka iki agukoye nambara ubunyabyaha nanjye ngehehe sibyo. Noteri witwa Imana yaragize ute yararaho hantu muri mitasiyo tukubazana impapuro rero ngo musinyeho namwe oya kasinyeho iriya nzu nayo yatwara apana akomeje kuvuga ati ati no senti n'ukuntu umunsi tindayo yambwiye tuzi n'ukuri nayo wacu nubwo yaba yabisinyiye ngo bayiguhe utabisinyiye nawe ntayo wabona iriya. Dufite rero impapuro hano dufite n'amazina yanyu ariho avuga ko muri intungane guhera igihe mwabereyeho kuzageza iteka ryose kubwa Yesu. Ni ibintu Yesu yasinyiye imbere y'Imana ko atanze ubutungane bwe abubahereje. Twazibazaniye ngo namwe musinyiwe ubundi mwibere amahoro. Ikibazo yaje kigira gute kirangira namwe mujye mu mubare w'abantu bari mu isi batunze ubutungane bw'Imana ku bwa Yesu. Mujye mu mubare w'abantu bari mu isi batunze ijuru. Ntabwo byoroshye. Impapuro ziri hano uwaba umunyabwenge yaza gusinyaho agahita atahana ijuru none apana ejo ahubwo uyu munsi. Icyo wundi ubutumwa bwiza umuntu abwumva uwo munsi n'ijuru akaribona uwo mwanya. Apana ya masezerano ya Pasika ati komeza ugerageza tikomeza tureba neza niba ntabyo wakoze nabi. Reba neza niba amasengesho warayatunganije nk'uko bya ati imigisha yawe yafatiwe mu kirere di amasengesho kubohoza ibyacu byahagamye mu kirere. Muzasenga mutege Bibiliya ivuga ko imigisha yose y'abantu bo mu ijuru Abefeso 1:3 Imana yarayifashe yose yishyira muri Kristo Yesu irangije iramuduha. Pawulo abibwira Tito yaramubwiye ngo Imana ngo yafashe Roho Mutagatifu imuhereza Yesu ngo amuducunjumurireho cyane ngo amutotamu
gusoza. Uwo ni wo mugisha w'abakiranutsi, ni ubuzima bw'Imana bukorera niwo mugisha, sibyo? Ntabwo umugisha ari abana, abagore, abagabo, amazu, amashuri n'ibindi, sibyo? Amamodoka n'ibindi abantu bita imigisha. Yohana bivuga yavuze ngo n'abisi, muri mpamvu bavuga iby'isi ngabisi bagenzi babo bakabumvira. Yohana wa mbere 4 murongo wa 4 gutyo no 5. Ariko twebweho turabima uzimana nawe niwe twumva, sibyo? Yesu yaravuze ngo intama zanjye zumva zarangiza zikankurikira nkaziha ubugingo buhoraho. Kozi ubugingo buhoraho ngo ntiziteze kuzarimbuka na hatoya, sibyo? Ngo nazifashe mu gipfunsi, sibyo? Ngo ntabwo zishobora kuvamo ngo ntawazivunuramo, kubera ko data wazimaye arusha bose. Biri kumvikana neza? Ntabwo rero ducunga ubugingo butaducika, ahubwo ubugingo nibwo buducunga. Nose ubugingo kwa Yesu bunahawe ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo ni Yesu. Nukuri iciye mu mutima wanjye, kandi yashyize mu mutima. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru sigaye ngendera umucyo w'ukuri. Yesu umukiza niwe, umukiza niwe wankuye mu ishyamba, sigaye mba mu murima. Kubwo izuba n'uturabyo mw'ijuru, nshobora kwimbuka. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, umuriro w'ijuru sigaye ngendera umucyo. Yesu umukiza niwe. Noneho rero niba ubugingo ari Yesu, niba uzacunga Yesu, mbega agasuzuguro. Yesu yaje kunkenura, Yesu yaje gukora ibyo ntabasha. Ntabwo Yesu yaje kugira ngo ukorere, ahubwo yaje kugira ngo we umurere. Niko Yesu yavuze n'ubundi, yaravuze ngo ntabwo umwana w'umuntu yaje ahubwo yaje gukorera abantu no gutanga ubugingo bwe kugira ngo winshungu y'ubugingo bwa benshi, sibyo? Umwuka wo gukorera Imana ni umwuka uva kuri Satani. Ngani magambo ni umwuka wo kwanga iby'Imana yakoze, umuntu agashaka kuyihinyuza akoresheje ibyo wagira gute akora. Ni umwuka uva kuri nde? Wo kuri Satani, wo kwigomeka ku Mana, sibyo? Ariko Imana yaremye isi n'ijuru, ngiyo kubera ko ngo ari umutunzi wa byose, ngo ntishobora kubakirwa ngo ibe mu nsengero zubatswe n'abantu. Si ibyo gusa, ariko nta nubwo yakorerwa n'amaboko y'umuntu, ngo ngiyo abifite ikintu ikennye. Noneho yigeze bicamo imigani muri Zaburi avuga ati uzinakennye ntabwo nababaza mwe. Inakennye ntabwo yabaza umuntu. Bati inka z'ibirarashyamba sinzangize, nagenda nkafata nkabaga nkarya. Ntabwo nabaga kagaye ne basaza bwe ukazanira Imana. Ntabwo nabaga turiya tumutwara. Nashonje ubwo najya mu cyamba ngafata intare, imvubu, imbogo, bira bintu byose n'ibyanjye biri. Ntabwo naze ngumfata umuntu w'umukene ngo ndi kumwaka agahene kiwe, cyangwa umukecuru n'udufaranga yapfunditse ku mweko ngo atuzaniye Imana. Itumaze iki? Imana nta minerivare yishyura, nta bukode ikodesha, ese urayishyira amafaranga yamaze iki? Kandi ikindi Imana n'umwuka. Nubwo Yesu yabwiye wa mugore ngo Imana n'umwuka, ngo n'abayisenga bayisengere mu kuri. Ubwo Imana ari umwuka rero ntawe ukwiye gutegereza ko irya amafaranga.
nawe gutekereza ko yakwambura ikote yari yambaye ngo aryambike Imana yaryambara ite ibaze. Imana ishimwe kubo yayishuriye ubwiru bwayo, ariko kandi ishimwe no kubashyitsi yatuzaniye kugira ngo dufatanye gusangira ayo magambo y'Imana, ariko kandi barahirwa nibatinangira imitima yabo, sibyo? Arahirwa umuntu wumva iryo jambo ariko akarikomeza, ngo umuntu abavuye mu rupfu ako kanya ageze Yesu yavuze. Ni umuntu uvuye ako kanya mu rupfu yinjiye, ntabwo ari umuntu utegereje kuzajya mu bugingo, ni umuntu ubonye ako kugeza iteka ryose. Mwene magambo bivuze iki? Bivuze ngo ni umuntu utazongera gutandukana n'Imana by'iteka ryose, kubera ko icyabatandukanye Yesu yagize ute? Yagikuyeho, sibyo? Yashimira Imana rero kubwanyu mwese abamaze kugera hano, nubwo hari abandi bakiza. Ndibwira ko nta wabuze uko yicara, ndabona n'ahandi intebe z'igihari n'ahariya zirahari, n'abandi bakiza mubereke aho bicara, ariko kandi ubwo tugeze kure, nubwo duterana tugeze kure, ntimuze gutegereza ngo korali iraza kuririmba ryari ya mbere n'iya kabiri, oya, n'ijambo ry'urufunguzo n'umwanya wo guturisha, ubu twe tugeze kure. Ngo rero kuvuga ko tutaje hano mu bukwe, ntabwo twaje mu bukwe, twaje kubwira abantu b'inyamasheke n'inshuti zabo zose ko mu isi bishoboka ko umuntu yahaba ari intungane imbere y'Imana. Ku kibazo umuntu yari afite n'Imana Yesu yagize gute? Yakirangije. Ni ibyo yatuzanye, sibyo? Tugize amahirwe haboneka umuntu umwe gusa uva mu rupfu none akinjira, umwe wenyine, umwe wabonetse mu ijuru naho haba igitaramo. Bivuze ngo ubu turi kuri misiyo y'ijuru, ibyo turimo dufatikanije naryo, sibyo? Nta liste dufite tuza kukwandikaho, nta gitabo twazanye, nta registre, ahubwo ni wizera Yesu none urarara mu ijuru, hanyuma ibindi bizakurikiraho Imana niyo bireba. Biri kumvikana neza? Bivuze ngo wizeye Yesu none niyo tutazongera kubonana, ijuru waba wagize gute? Waba waribonye. Biravuze ngo ubwo ntabwo bisaba gusengana natwe kugira ngo umuntu azajye, bisaba gusa kwizera nde? Yesu. Ijuru rikaba iryawe ukaribana, sibyo? Ukajya uryama ufite ijuru, ukajya mu kazi ufite ijuru, ukagenda mu modoka ufite ijuru, sibyo? Rimwe wari warabuze, uyu munsi hari ubwo ushobora kuribona.